Icyumweru cyiza bavandimwe, icyumweru cyiza mwese mukunda ibyo tubagezaho, icyumweru cyiza mwese mwakoze subscribe kuri uyu muyoboro. Ni Izabikora ari cyangwa Nshimiyimana Jean Claude ubasuhuza, wifuriza icyumweru cyiza. Mwe mwese mukunda ibyo tubagezaho, bifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi Kiliziya Gatolika cyangwa umuryango Kiliziya Gatolika cyangwa se abemera reka mvuge gutya, turazirikana abacu bapfuye, turazirikana umunsi mukuru w'abatagatifu bose, abazwi cyangwa se abamenyekanye n'abataramenyekanye. Ariko abo bose mu kwizera, mu kubasabira, twizeye ko bari kumwe natwe mu isengesho, twizeye ko bari mu ijuru kandi buri umwe wese ahari ndamusabye yongere azirikane ku mutagatifu yisunze. Uko byagenda kose umutagatifu yiyambaza amateka ye, ibyamuranze byarakubatse ujya gufata umwanzuro wo kumwiyambaza, kumwisunga. Ndagira ngo rero wongere wibuke umutagatifu wisunze, kugira ngo wongere wisuzume, utekereze uti ese umutagatifu nisunze byibuze muri byinshi byamuranze, kimwe cyangwa bibiri ndabyubahiriza. Maze nusanga utabyubahiriza wongere wisuzume kugira ngo utere ikirenge mu cy'uwo mutagatifu wisunze. Ni icyumweru rero cy'umugisha ku bakristu, kuko turimo twitegura yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Bikaba ari ibintu byiza cyane ku bakristu. Ngomeza kubifuriza imyiteguro myiza kuri uriya munsi wa tariki 6 z'ukwezi kwa 12, aho tuzaba duhimbaza uyu munsi mukuru. Ndagira ngo rero mwese mukomeze mugire icyumweru cyiza, umunsi mukuru w'abatagatifu bose ukomeze ubabere mwiza, kandi Nyagasani abane namwe. Ndabashimiye kandi ndabakunda.